murakoze n'icyubahiro musenyeri w'ike generali abasaserdoti biyeguriye Imana kuba uhagarariye ubuyobozi bwa leta n'abayobozi mwese mu nzego za leta, urubyiruko, bakristu bavandimwe, mbanje nanjye kubifuriza yubile nziza kuri mwese. Yubile y'umuhamagaro wo kwiyegurira Imana muri iyi yubile ya Diyoseze ya Kigali. Muri iyo myaka 50 iyo dusubije amaso inyuma tukareba ibyiza Imana yadukoreye, ingabire yaduhaye, nta kabuza turayishimira, ari byo byatuzinduye cyane cyane mu rwego rw'uyu muhamagaro w'abiyeguriye Imana. Muri myaka 50 ijambo ry'Imana ryabibwe ryeze imbuto nyinshi, nk'aya yindi yo mu ivanjiri yeze imwe 30, indi 60, indi 100. Muri myaka 50 kuva muri 76 rero Diyoseze itangira hari abasaserdoti 86. Aba Diyoseze bari 22, abafidei donum n'abapadiri bazi ya Diyoseze bitanga bakaza gufasha mu zindi Diyoseze bari 17. Abamissionnaires d'Afrique, abapere blanc bari 22. Abasalesiane bari 11, abayezuiti bari 4, abadominikani bari 3, abapalatine bari 2. Ubu ngubu muri uyu mwaka wa 2026 dufite abapadiri bose hamwe bagera ku 204, abadiyoseze 167 n'abiyeguriye Imana 37. Arabiyeguriye Imana Diyoseze itangira bari 135, ubu ni 783, hafi 800. Kandi hari n'abato bakomeza kwitabira uyu muhamagaro. Murumva ko rero dufite byinshi byo gushimira Imana muri uyu muhamagaro wo kwiyegurira Imana. Imbuto nyinshi zeze z'ubukristu muri iyi miryango, cyane cyane ni aba bose n'ababyarwa n'ingo za gikristu muri iki Diyoseze ya Kigali twishimira kandi dushimira Imana. Yubile rero iyo dusubije amaso inyuma nanone tugasuzuma amateka yacu, tubona ko hari aho tutakoresheje neza ingabire n'amahirwe twahawe, tugatenguha Imana, tugahemuka. Akaba rero ari igihe cy'imbabazi z'Imana, cyo gusaba imbabazi z'Imana no gusaba abavandimwe imbabazi, ngo twiyunge n'Imana kandi twiyunge n'amateka yacu, twiyunge n'abavandimwe. Yubile ni umwaka w'impuhwe, ni umwaka wo kwakira impuhwe z'Imana. Ni muri urwo rwego n'imiryango y'impuhwe z'Imana iracyafunguye. Twahise twinjira muri uyu mwaka wa yubile, nyuma ya yubile y'impurirane za Kiliziya. Rero dukomeze gukora ingendo nyobokamana i Rwankuba, muri Sainte Famille, i Kabuga na Nyamata, kugira ngo tubone indulgensiya zishyitse. Duhamagariwe kandi kubaka umuryango wunze ubumwe mu rukundo rwa kivandimwe. Yubile ni igihe cyo kureba aho tugeze ngo dutegure ejo hazaza. Ingabire y'Imana yaduhaye tuzikoreshe neza, dukomeza kwamamaza ingoma y'Imana,
ingoma y'urukundo n'ubuvandimwe bw'abana b'Imana. Ni muri uru rwego rero iyubile twayigize yubile y'umuryango, nk'uko nyir'ubutungane Papa Leo wa 14 bitubwiye mu butumwa bwe bw'uyu munsi. Umuhamagaro w'abiyeguriye Imana ugerwa n'iyogezabutumwa rinoze. Iyogezabutumwa rinoze niho dukura umuhamagaro, kandi iyogezabutumwa rihera mu muryango. Mu rugo niho hambere umwana amenyera Imana, niho amenya urukundo rw'Imana, kwimukunda kandi nawe akayikunda, akayizera, akayiyambaza, akayishimira kandi akayisingiza. Niho isengesho rya mbere umwana ryigira. N'umuhamagaro rero utangirira mu rugo. Turashimira ababyeyi baduhaye intore z'Imana, ababyeyi b'abasaseredoti babiyeguriye Imana. Muri Bibiliya Ana yari yarasabye Imana ngo izamuhe umwana, ko yaramaze igihe yarabuze urubyaro. Atakambira Imana kandi ayisezeranya ko nimuha umwana nawe azayitura uwo mwana. Imuhaye Samweli, amwegurira Imana mu ngoro ngo ahereze mu mirimo y'ingoro. Ababyeyi rero bafite ukwemera, barebana amaso y'ukwemera ubuzima bwabo, iyo abyaye umwana aba yumva ko ari uw'Imana, ko Imana ari izo icyo yamugeneye n'ubutumwa yamuremeye. Bagafasha rero umwana gutega amatwi ijwi ry'Imana, bakamutoza gusabana n'Imana kugira ngo ashobore kumva wa muhamagaro, awitabire, yaba kwiyegurira Imana cyangwa se no kubaka urugo rwa gikristo. Buri muryango w'abiyeguriye Imana, babonye hano, nshimira Padiri Pascal uko yabatweretse. Buri muryango uba ufite karizime, uba ufite ingabire y'umwihariko Roho Mutagatifu aha Kiliziya biciye ku wawushinze. Iyo ngabire ikaba isubiza ikibazo gihari muri Kiliziya, cyaba icy'uburezi. Mutagatifu Yohani Bosco mu gihe cye hari abana bandagaye bakeneye uburezi mu mujyi, inganda n'imirimo y'ubucuruzi n'imijyi igenda ikura. Atangira azana abana bake mu rugo, bigeraho abona ko akeneye ikigo kinini kandi ko akeneye amaboko kugira ngo ashobore gutoza urubyiruko abasaleziyani. Ni urugero mu zindi nyinshi z'ingabire z'abiyeguriye Imana mu mateka ya Kiliziya. Ari abarezi, abita ku rubyiruko, ari abita ku buzima, ari abita ku bakene n'ibindi. Ibi rero bidusaba biyeguriye Imana, bidusaba gufasha abato gushishoza, gufasha abato gushishoza, kubaherekeza, kubahugura, kubategura neza ngo bamenye neza umuhamagaro biyumvamo. Uko Heli yateze amatwi Samweli akavuga ati genda ubyame, ntabwo ari igihe waguhamagaye, urimo urumvirana. Umwana aragaruka, Heli arashishoza aravuga ati uyu mwana ni Nyagasani umuhamagara.
amutoza kwitabira umuhamagaro w'Imana. Kandi koko Samweli yitaba ijwi ry'Imana imuha ubutumwa. Dusaba rero gufasha abato gushishoza, kubategura neza, kubaherekeza ngo bamenye neza umuhamagaro wabo. Kumenya umuhamagaro hari umuhamagaro w'Imana muri rusange, ariko noneho imiryango inyuranye iba ifite karizima. Ntabwo ariko buri uhamagawe kwiyegurira Imana yajya mu muryango uwo ari wo wose. Bisaba nanone gushishoza no gufasha wa mwana kumenya umuryango uhuje nuko yiyumva mu muhamagaro we, noneho ugahura na ya karizime ya wa muryango, karizime isobanutse, ingabire isobanutse, itari ukwitiranya n'izindi, kugira ngo umuntu amenye ngo uyu ni wo muhamagaro wanjye, ni muri uyu muryango. Niyo mpamvu rero abasaserdoti barezi dufatanya ubutumwa, dufashe abato. Ntabwo kwiha Imana ari ukujya mu muryango ubonetse uwo ari wo wose. Hari imiryango itandukanye, hari abakontemplative nk'ubu baba batasohotse kuko niko ubutumwa bwabo buteye, baradusabira. Abakarumelita, abadoratrice perpetuelle, abatrapiste ntabwo tubafite hano, abavisitandine bo wa mwana wiyumvamo umuhamagaro wo gushengerera no gusenga no gukora udasohoka uhora imbere y'Imana, akaba arashubijwe. Agiye mu muryango wundi active bagomba kujya gukora mu mirimo inyuranye, biramugora cyangwa se ugasanga arabipfa n'abo muri uwo muryango. Kumufasha rero gushishoza ni ingenzi. Dufite imiryango y'abiyegurira Imana mikuru yemewe na Kiliziya, ifite amateka na karizime yabo cyangwa ingabire yabo, ifite ubunararibonye, inoze, isobanutse, nta rujijo ruhari. Ukamenya umuhamagaro wari wo waba uhuje n'iyo karizime, ukavuga uti ndasubijwe hano. Nabo bakagufasha bakavuga bati uyu mwana koko uyu niwe muhamagaro we, icyifuzo cye, ijwi yumva riramuhamagarira muri uyu muryango wacu. Ibi rero bikaba bisaba ko abato bigishwa neza ngo basobanukirwe n'ukwemera mbere na mbere, n'ukwemera kwa Kiliziya, basobanukirwe n'umuhamagaro, basobanukirwe n'ubuzima bwo kwiyegurira Imana, kugira ngo ejo udasanga bikomye abakuru baba babona nta muhamagaro afite, cyangwa se atari na karizime ye atari y'uwo muryango. Bakamufasha rero kumuyobora no kumufasha mu muryango uhuje n'ingabire yifitemo. Ahangaha rero abasaserdoti no kujya badufasha, namwe imiryango y'abiyeguriye Imana kujya mufatanya n'abasaserdoti aho zango b'abana bavukamo, kugira ngo abasaserdoti mu maparuwase babafashe, bavuga bati uyu mwana nkurikije uko yiyumva tuganira, ndabona namwohereza muri uyu muryango, ndabona mwana namwohereza mu muryango runaka.
icyo gihe no mu muryango mukamwakira mufite aho muhera. Izi ngabire zinyuranye rero ni ubukungu n'imbaraga, ariko zisaba no guhuriza hamwe kugira ngo dushobore kugendera hamwe nta guhusanya cyangwa gutatanya imbaraga bitubya ubutumwa bwacu. Turashimira Imana kuri iyi miryango yose dufite. Ni ingabire dushima zeze muri iyi myaka. Harimo ibyiciro binyuranye, imiryango mikuru, harimo iri mu gutangira, igishishoza, turi mu guherekeza. Aho ngaho rero ni naho mu kohereza umwana ushaka kwiha Imana afashwa akamenya neza igihura n'umuryango uhura na karizimuye. Uru ni urugendo rwa sinodi twigisha gufatanya no guhuriza hamwe mu butumwa bwacu. Ibi ngibi byose rero ni Roho Mutagatifu uyobora Kiliziya, niwe utanga izi ngabire muri Kiliziya mu butumwa bwayo. Ni kwa gutega amatwi mwituze nyir'ubutungane Papa yatubwiraga mu butumwa, ni ukugira ngo dushobore kureka Roho Mutagatifu ngo abe ari we utuyobora, tumenye gushaka kw'Imana. Ndagira ngo rero nanasabe abasaseredoti mu nzego zacu z'ubutumwa kugira ngo tujye tubashyira no muri za komisiyo zinyuranye kugira ngo dushobore kugendera hamwe, kandi izi mbaraga n'ubukungu bunyuranye, izi ngabire z'abiyeguriye Imana zishobore kudufasha muri komisiyo y'umuryango, komisiyo ya katesheze, komisiyo ya Bibiliya, komisiyo y'ubutabera n'amahoro, komisiyo ya Karitasi, komisiyo ya Liturujia, komisiyo y'urubyiruko, komisiyo y'abarayikime, naho baba bafitemo ijambo, kandi banashobora kutumenyesha icyo nk'abiyegura Imana baba badutegerejeho n'umusanzu baduha. Komisiyo y'itumanaho muri iyi miryango rero, cyane cyane nk'uko mwabibonye, imiryango y'abiyegurira Imana b'ababikira niyo myinshi dufite. Nahoze mbaza Padiri Pascal, uwiyegurira Imana w'umubikira mwagomba kumuha ijambo hano akaduha n'ubuhamya, kuko sinode idusaba ko tugendera hamwe kandi buri muntu akagira ijambo, ntitugire uwo dupfukirana cyangwa se ibitekerezo n'inama nziza Roho Mutagatifu aba amubwirije zikatugeraho. Biradusaba rero gutegura neza abato, kuko umuhamagaro wo kwiyegurira Imana ntugira ukusa. Iyo umuntu yumvise neza umuhamagaro w'Imana, rubyiruko baseminari, rubyiruko muri groupe vocationnel, iyo umuntu yumvise neza uyu muhamagaro, ni ukuvuga ngo aba yumvise neza urukundo Imana imukunda, akavuga ati ntabwo nari nzi ko Imana inkunda bigeze ahangaha. Kuba mbonye ukuntu Imana inkunda bikomeye, nanjye ntacyo ntayikorera, nta kindi mbona mfite, sinayiha iki ngiki cyangwa kiriya, ahubwo ndayiyeguriye wese, nyituye ubuzima bwanjye, ngweguriye Imana ariyo mberaho, ibyanjye byose, umutima wanjye wose, impano zanjye zose, imbaraga zanjye zose, ubwenge bwanjye, igihe cyanjye n'umutungo
urukundo rwanjye rwose ndutuye Imana, abandi nzabakunda ngiriye Imana. Uwo ni umuhamagaro ukomeye. Niho rero ubona imbaraga z'uwihaye Imana n'ubwitange buhebuje. Uwo muntu rero niwe wiyegurira Imana atirondereza, atitangira, akitanga wese, akaba n'imbaraga zikomeye n'igisubizo muri kiliziya no mu gihugu, akazasiga amateka n'urugero rw'ubutagatifu. Bavandimwe rero, dutegura abato muri pasitorali yacu, ndagira ngo twite ku muhamagaro, twite ku muhamagaro. Basaseredoti, bakateshiste, babiyeguriye Imana nyirizina, dufatanye twite kuri pasitorali y'umuhamagaro. Kuko nyine birababaza, tugira gutya tugasanga wenda nk'umuntu muto wari wifitemo n'umuhamagaro afite ukuntu, muzi ko hari ubuyobe bwinshi hanze aha ngaha, ugasanga yayobeye ahantu niba atarangirije mu madini, arangirije ahandi muri ya matsinda ubu ngubu tutagifiteho ubushobozi. Muzi abantu bitwa intwarane bigeze kwikora bati tutangije monasteri. Ese ko umuryango w'abiyeguriye Imana ugira inzira unyuramo, ati twebwe twabibwiwe n'ab'ijuru, mwebwe ubuyobozi bwa kiliziya ntacyo mwatubwira, kandi twebwe twabibwirijwe n'ab'ijuru, dufite n'ubonekerwa icyombo kibitubwira. Icyo gihe rero ntabwo muba mukiri mu kiliziya, muba mwabaye muba mwashinze irindi dini, muba musigaye muri aba leta, nta cyanyu tuba tugishobora kubazwa. Ariko ukabona natwe tuba dukeneye ko abo bana baherekezwa hakiri kare, ntibazagwe mu buyobe aho usanga igaruriro rigoye. Ubu guherekezwa guhera mu ngo, dufatanyije n'ababyeyi mu maparuwasi yacu, bakateshiste n'abandi bafatanyabikorwa, gutega amatwi y'abana barezi, kugira ngo abana tubafashe nka heri, tuyobore umwana. Dushyira imbaraga rero muri pasitorale y'umuhamagaro, guhera mu ngo, mu mashuri, muri za mouvement d'action catholique, imiryango ya Action Gatolika, muri miryango remezo yacu, mu makorari. Paul Cantores yaririmbye mu makorari yacu, mu bahereza ba misa n'abandi hose aho duhurira n'abato, kugira ngo tubafashe kumenya ubutumwa Imana ibafitiye n'umugambi bafitiye, tubayobore mu muhamagaro wabo utazapfuba. Imyaka ireza, ariko abasaruzi ni bakeya. Twifatanyije na kiliziya yose na nyir'ubutungane Papa Leo nk'uko yabidushishikarije, ngo dusabe nyir'imyaka yohereza abasaruzi. Mukomeze mugire yubile nziza.